gute uyishyura nibangire neza nigire nabi umugabo birangira agiye ngira amahirwe ko nta nimero ya Solange ngira muri telefone yanjye sindanavugana nawe aya ni amakuru nikuriye indani umwana wa mama yarakubititse icyo ni cyane noneho birangira tabaye wa mugore w'indyarya kababandi dufite yego bazi gutsinda igitego barari ariko arbitre ntagire ntacone bagashiduka urushyundura rwanyeganyeza we ntabwo yabishoboye akomeza kwiringira umwami Yesu ko azamutabara abantu rero bashinzwe gukoza abantu isoni baje bazikoreye Yesu ataragira gute atarahagera ariko reka twizere ko aho ari buzire wenda nubwo amusanga mu gitura amazemo kane aramuzura hari amakuru avuga ko Solange nawe ashobora kuba hari ukuntu yikonegise yarayuzi yikonegise gute jya hano nyine mu irimbi kazu karasa nuri muri serum agapfa unda karasa uri muri suwe intasifa agapfa mwese mubabisha abantu mu gihe dogiteri atarasertifiya ngo akore attestation de ubu uri umuntu uri ku isi muzima kuba rero ndi muri serum ndahiriwe kuko Imana ifite imbabazi zayo wo kunzanzamura ngo mbe muzima byishimo uvuza ibintu bitatu icya mbere uvuga umugabo mubi reka bari cyo mperaho era kuri icyo ngicyo Solange uyu mugabo we yabaye ari ubu yagakwiriye gufungwa kuko yamurongoye arangije primaire ni imyaka 10 ningahe 3 tuyigire nine kurongora umwana imyaka 14 si icyaha bigize icyaha uyu byonyi nibibyerekana karite y'umugabo afite uhangara kuba wari mukura kuko nagiye gukorana nawe ikiganiro nyuma maze kuba umusitari musabye ikiganiro arakima ubwa mbere aza gukora ikiganiro yaje hano mukoresha ikiganiro kugeza izo saa sita narinze formation z'umuryango we mu minsi yashize nagiye kumukoresha ikiganiro ejo bundi nafunguye Prince Robert Rwanda ngezeyo sanga ari kumwe n'abana 5 n'umukameramani witwa Amani n'umukozi we bo dukora ikiganiro dusoje ndamubaza ari se papa w'abana ari he ngo musuhuze ansobanurira ko batakibana hanyuma deeply nge sinari kujya kwinjira mu buzima bw'umuntu n'undi ngo kuki naho hantu haba harimo akabazo uriya mugabo ntabwo avuga ko yigeze afata Solange asambana ubu rero Robert ntabwo umugore wawe yaburana abagore nawe uri kuri YouTube uri umunyamasengesho uri umuhanuzi uri umwigisha iyo wiswe umukozi w'Imana muri theologie pastorale no mu cyo bita dialogue pastorale bavuga yuko ingorana abapastoro bato duhura nazo harimo n'abagore gikundiro cy'abagore harimo n'abagore kuko bagufata ku rwego rusumba urwo bagakwiriye kugufataho hari umugore utagufata nka pasiteri gusa cyangwa umushumba unagufata nka musaza we abo nibo beje nanjye njya mbona gufata nka musaza we gusuje neza kandi nguhaye ikaze nyita Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda hari umuntu wahoze amamagara uretse nimbona umwanya nzamwitaba ariko nizere ko muri amahoro mwese mudahwema kudukurikira uko bwije nuko bukeye abakoze subscribe kuri Prince Robert Rwanda no kuri Byishimo Official namutumiye ngo aze tuganira abakunzi be bamaze iminsi bambwira ati Roba niba umuntu witwa Byishimo muvugana mbabarira umumbwirira ibi ngibi namuhamagaye ngo aze tuganire abantu bamamagaye rero nabahe Byishimo nabakunzi ba Pastor Wambaje abakunzi ba umuhanuzi Solange aba Vestina na Dorcas ngo bamereye nabi gabanya ndakwakiriye tuganire oya ntago mbamereye nabi ijambo kumerera umuntu nabuze icyo bisobanuye oya ngeze sinumwirica basubize oya ariko bantu bashobora no gufata nabo intwaro bashobora kuba bafite rega bagatabara ujya n'umuntu niba babona ndi umwanzi bashobora gufata intwaro kandi niba babona nabwo ndi umukunzi bagafata amakado n'indabo bakansanganira ko rero umuntu yo wamwikanze nk'umwanzi ubatura intwaro ukaza kwikanga nk'inuza nk'umushyitsi ugategura amazimana
ndakwakiriye kugira ngo twinjirane mu kiganiro manzi usuhuza abantu badukurikiye guha ikaze. Reka dushimire abantu badukurikira by'umwihariko abantu bakoze subscribe abari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Yego. N'ab'igiciro bagiye gukora like noneho ibiganiro byacu banabikurikire. N'abantu kandi urumva baba bavuga ko ibyo dukora bitabashimisha, tunababwire ko tutabereyeho no kubashimisha reka. Sibyo bujyari igihe umuntu hari nk'abantu bafite nibibyimba tuba tugomba no kubikanda nyine bakababara ariko tunagira ngo bakire. Sibyo umuntu rero nibuje kwa Prince Robert cyangwa kwa Byishimo Official ugasanga ibyo ari kuvuga ntibigushimishije, icara ubyumve nyine unarakare. Rega burya nabyo birakeneye mu buzima, umenya ko kuba Imana yari yizeye umuntu ikamubitsa iyo misemburo y'uburakari, sibyo abagomba kuyicunga neza gusa ngo akaza kwirinda gukora icyaha. Izuba rikarinda rirenga, weho iyo misemburo yibitsa ariko ukirinda gukora icyaha. Buri imisemburo y'uburakari ni umutungo Imana yabitse umuntu mu mubiri, kuko ubizi neza ko ari iyo misemburo izagutabara. Haranu girerega umuntu yajya kugira gutuge tugira gucya akagenza make akavuga ati tayari. Nibwo rero hari gihe tuba twakoze nk'ikiganiro umuntu akumva inkuru ntago twayikoze uko ashaka kumva, yamenya ko nta nibishora aba yashyizemo mu kugira ngo tuyitegure noneho ayumva ahubwo igishora aba ari ukuyumva. Ndibutsa hari umuntu wambwira ati Byishimo kuki yavuze ngo yakize ngo kubera umupfumu. Narabikubaje cyagiye oya ariko yaramvembeshye. Navuze ko nivuje kandi nivuza nivuza mu buvuzi bwa gakondo. Oya rega ubuvuzi gakondo se niki? Ubuse ninde muntu unkurikiye hano utarakomeretse ngo acinya barasanya? Ubwo buvuzi se si gakondo? Ninde se utarariye umuravumba? Ubwo buvuzi se si gakondo? Ninde muntu se utarariye umubirizi? Ubwo se si ubuvuzi gakondo? Ninde muntu utarahaye umwana w'igicuncu? Ubwo se ubuvuzi gakondo? Ninde muntu se kera batasize ubuvunderi kumukunda? Ubwo se ubuvuzi gakondo? Ninde muntu utarashyize umwitsamuza mu mazuru ngo yitsamure? Ubwo se ubuvuzi gakondo? Ninde muntu se batahaye icyanga cya rutuku ayazambye agahembuka? Ubwo se ubuvuzi gakondo? Ninde muntu batahaye amakara se cyangwa ngo bamuhereze ibumba cyangwa se bamuhereze ikirogora cyangwa bamuha amajyane n'umuyenzi kugira ngo bamurutse uburozi? Ubwo se ubuvuzi gakondo? Ubuvuzi gakondo rero bibugereranya no kuragura, kuko kuragura ni suforume spirituelle ariko iri muve nyine y'umwijima. Kuragura wundi umuvuzi uvuza ubupfumu akoresha imyuka ntatanga umuti. Aba ari nk'umunyamasengesho kuko akurambika ibiganza umunyamasengesho akagira gute akakwirukanaho imbaraga. Kuko biri yavuga ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakiri. Buriya rero n'abavuzi b'abapfumu ashobora kukurambikaho ibiganza, ashobora kuguha ibintu runaka ariko birimo za mbaraga z'umwijima. Twemera rero n'ubuvuzi gakondo bushingiye ku buvuzi nyine butari ubu buvuzi bwa kizungu. Bwa kizungu. Ubuvuzi gakondo, ubundi ubuvuzi bwa kizungu ni ubuvuzi gakondo bwavuguruwe, babasha gufata ibyatsi bivura babikoramo ibinini. Burya nibwo buvuzi gakondo. Ubwo ngo nawe ndamusubira. Rero hari umuntu wumva ngo umuntu ngo ndavuze ngo abantu bagwaye amarozi nibi ngo barebe inosa bavure, akumva ko ngo mbarangiye umupfumu. Ubu arareba agasanga imyaka 46 ufite ADPR. Ngewe nagiye muri ADPR ifite imyaka 12 n'urugero, ndagenda ndirimba muri korali y'abana, ndakura njya mu rubyiruko, mbu umuyobozi w'abasore, mbu umuyobozi w'abagabo, baranshingira muri ADPR, mbu umudiyakoni, mbu umunyamasengesho, nyobora abanyamasengesho mu rurembo, ndagenda mba mwarimu umuvugabutumwa, nyobora itorero, bangirira icyizere, nyobanyurwa na biro nyobozi, mba pastoro. Uyu muntu ubwo arandebye ansomamo ko ubu ntazi umupfumu. Ubu umupfumu ntago muzi. Ubu umupfumu ntago muzi. Mwandi bavuze ngo wambaje ngo yarangiye abantu ikuzimu. Wambaje ikuzimu ntahazi. Ubu yazana kuri hatara. Bumva inyigisho yose. Sibyo? Baraza kumenya niba koko ikuzimu yabarangiye ari kwa Nyamutezi. Kuko mu kuzimu ni heshi. Mu kuzimu ni heshi. Hari mu kuzimu muri wese, hari mu kuzimu mu kigugu aho bacukura zahabu,
hari mu kuzimu hasi mu nyanja ku ndiba y'inyanja hari no mu kuzimu kwa nyamutezo bita gehinomu. Ahubwo manza umenye uwambaje yohereje abantu, aho yohereje abantu ni hehe. Kuri kumva ngo sibo mana kuko mvuze ngo umuntu niba barakuroze ese ubundi ko wivuje ahantu hose byananiranye ubundi ngo niba barakuroze ubuso umuntu ntakuroga wagera kwa muganga akagutera urushinge ugahita upfa. Gusa uhuye n'umuntu akaguha umuti ntupfe ntabwo ubaho iminsi ikicuma. Ibyo bintu rero nibabimenye ubuse bamenye neza iki ngiki, bamenye ko mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hari amavuriro angahe, abagore se ntibabyariraga mu rugo, nta bakecuru bababyaza se twagiraga muri serire no muri segiteri bazwi batize bafite n'intoki ziriho imyate badafite naga. Umugore yafatwaga n'inda akagwarana y'amasaha 3 ntibamuhamagaraga agaca mu ishyamba akanyura mu matarasi akaza yiruka agahita amubyaza. Yibise byaburaga ntuzi ibyatsi bataraga bagasekura bakamukamurira amazi akanywa ibise bikaza akabyara. Ibyo byatsi se by'umuzungu yakozemo ishinge n'ibinini. Ariko dufite amasantere de sante na poste de sante, nta mpamvu yo kugira ngo abantu babyazwe n'abantu bafite za mikorobe abagore ntibajye kubyarira kwa muganga. Ariko se bitaraza ibintu byarahindye, iyo umuntu abuze icyo ashaka rero afata icyo abonye, ibyo bajye babimenya. Uwo turamusubije ibyo uturuzi. Reka tugaruke, hari inkuru yabiyogoje hano ku mbuga nkoranyambaga y'umuhanuzikazi witwa Solange. Burangiye yo ngenda gake ku kintu cyitwa umugore n'umugabo, kuko ikibahuza n'ikibatanya nibo baba bakize kurusha abandi. Nabonye nawe warayikozeho n'abandi bayikozeho. Donc uru rugendo rwa Solange nivuga butumwa rye ryaje yicyasha kubera ko umugabo yaje kuvuga ibintu banyuranyemo n'ubuhemu yamukoreye. We wabibonye ute? Oya, ntabwo nge navuga ngo ivuga butumwa rye ryajeho icyasha, gusa byaterwa nuko umuntu wese yabibona. Yego, sibyo. Ariko ntabwo Solange ari we mukozi w'Imana waba uhuye n'ibibazo wa mbere kuri iyi si. Solange yagize ibibazo bitatu bikomeye. Ikibazo cya mbere ni icy'urushako, sibyo. Solange yarashatse ariko ashaka umugabo mubi, ntongire nanabivuga. Yego, mubi gute? Imbere inyuma? Erega ari giye mureba abagabo mukabona ari beza, niko nanjye wareba yamenye yanjye ugasanga ni meza, ariko iryinyo rikananira. Kandi iyo rinaniye hari giye birangira ndikuyemo kugira ngo ubuzima bukomeze. Sibyo, ubuzima bukomeze. Iyo ndebye rero mbona ni igihanga, ariko uzumva ibyo mvuga wirinde kubona igihanga kuko narikuyemo, kuko ari bwo buryo nyine bwo kugira ngo no kuba mbe nahagarara imbere yawe mbwiriza iryinyo riri kundya ntibyashoboka. Ariko narikuye muri buseke igihanga, ariko nanjye nshobore kuvuga. Solange yagize ikibazo cy'urushako, nacyo ndagira ngo nze kwinjiramo muri iki kiganiro. Ashaka umugabo mubi, nanabisobanure mubi ndetse nka 98%. Gute? Sibyo, ndaje mbivuge. Yego, urumva kuba rero Solange yakwitaza uyu mugabo kugira ngo kuba twarabonye Solange kuri social media tukamubona Imana imuvugiramo, ashobora no kuba bikesha kuba atari kumwe n'uyu mugabo. Kuko umuntu erega iryinyo ryabyutse rye ntabwo yaza kubwiriza mu rusengero, ariko warikuyemo yaza. Yego, tugaseka igihanga, ariko nibura akavuga. Ikibazo cya kabiri Solange yahuye nacyo ni abantu bamwakiriye, harimo n'uwitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Prince Robert, umuntu witwa Pamphile, n'umuntu witwa Ubugingo TV cyangwa se Umusaraba TV witwa Kimanuka. Aba bagabo batatu nabo bari mu bibazo Solange yahuye nabyo. Sobanurira abantu badukurikiye. Icya gatatu Solange yahuye nacyo ni YouTube. Hari abahungu bavuze ngo ni mwirimbi, ariko noneho nkabagaya kuba bahirirwa bakaharara. Mwirimbi wahiri. Pamphile yaravuze ngo YouTube ngo nirimbi, ariko museka kuba ari mu 24 kuri 28. Hari ugiye unavuga ngo rero ngo ni mwirimbi, agashaka ngo kwerekana ko we ngo ashoboye kuba mwirimbi. Mwirimbi ninde muntu ushoboye kuba muretse umupfu nabiriwemo ko birirwamo bashyingura nimugoroba bagataha. Sibyo, nimugoroba bagataha. Mwumva mwabipfumwe. None ko niba YouTube ari irimbi abarimo bose nabapfu. Sibyo,
ese koko tubyemere abazima ariko harimo n'abazima baba bashyingura bakora mu irimbi bakora mu irimbi bakaba bashyingura twebwe rero twe dukora mu irimbi ariko turi bazima bapfu tuba tubabona batambuka tubafasha uko bashyiraho imisaraba dushyingura ibyo ndabyemera ko YouTube ari irimbi hakabamo abantu b'ibyiciro bibiri abazima hari abazima hakaba n'abapfu yego njye rero ndi mu bazima tuba dushyingura nagapfuye umunsi tugashyiraho ariko Solange reka tube turetse kumushyingura kuko Solange aracyari muzima ubu nabakubitira urutonde mu kindi kiganiro nzabakubita urutonde rw'abantu twashyinguye dushyiraho n'imisaraba n'amakaro bibereye muri YouTube twarashyinguye abo ntibatinya gutukana ntibatinya kubeshya ibi byose nk'uko umuntu abora inyo zikaza nabo ni umunuko bakuyeho nta mutima ubahana bagira ejo bundi naje kwisabira pasiteri wambaje imbabazi abantu baranseka nuko mba njye nkiri muzima ndakora ariko nkumva agatima kageze gute karavuga ariko uriya muntu yakurambitseho ibiganza kandi witwa pastor n'ubu turacyakwita pastor wamenye neza koko ko ari umusatanike nkongera ngasubira mu nyigisho ze nkanasenga Imana ikambwira iti hariya wararengereye usaba umuntu mukuru imbabazi sibyo iyo ni imyumvire y'abantu ngo hari abantu ngo baba bakureba muri serume ngurano nawe bari kureba muri serume nyine ko none se reka nze nkubaze ndereka mbyemere yego ariko bujya winjiranye imbunda mu bitaro ukarasa umusekirite ufite imbunda agapfa ukagenda ukarasa dogiteri agapfa ukaza ukarasa n'uri muri serumu agapfa undi akarasa uri muri suwe etasifu agapfa mwese mubabisha abantu mu gihe dogiteri ataraseritifiya ngo akore atesitasiyo dodesi ubu uri umuntu uri ku isi muzima kuba rero ndi muri serumu ndahiriwe kuko Imana ifite umugambi wo kunzanzamura ngo mbe muzima byishimo uvuza ibintu bitatu icya mbere uvuga umugabo mubi reka bari cyo mperaho hera kuri icyo ngicyo Solange uyu mugabo we yabaye ari ubu yagakwiriye gufungwa kuko yamurongoye arangije primaire ni imyaka 10 n'ingahe 3 tuyigire nine kurongora umwana imyaka 14 si icyaha bigize icyaha uyu byonyine bibyerekana karite y'umugabo afite uhangara kuba wari mukuru arengeje imyaka 20 na agahangara gushuka umwana w'umukobwa urangije primaire agahangara kumushyira mu rugo amufatiranye kubw'ibibazo afite yego kandi bombi ampulisi ari n'abakirisitu atari ibintu bakoreye mu muhanda wenda ari za marine bari mu itorero rya ADEPR gusa ngire ngo mbwira abantu badukurikiye mu gihe cyabo sibo bari babivumbuye ntabwo bari babivumbuye nyine byarabaga ariko nko mu bukirisitu ntabwo ibyo bintu byagakwiriye kuba biriho umwana w'imyaka 14 ukamushyira mu rugo ukajya kumukoramo umugore uwo mugore rero wamukoramo icyo yavamo cyose ubundi wagakwiriye kukihanganira kuko umushatsi atarafata icyemezo cyo gushaka ni ibitekerezo byawe biba bimuteruye icyo ndacyemera abantu mudukurikiye mwebwe icyo ntabwo mucyemera icya kabiri bigaragara ko Solange uru rugo yarubayemo shingiye ku yandi makuru nahawe n'abantu arizewe ni amakuru yizewe bigaragara ko uru rugo Solange yarubayemo arubamo apfundikanya nubwo abantu bafashe ibiganiro umugabo yatanze bakabifata nk'ukuri ariko nyamara Solange yakubitikiye muri uru rugo ndetse n'imbyaro 5 yarubyariyemo iyo aza kuba adasenga abana bari bugware bwacya cyangwa se uru rugo akaba yaranarutorotse kera icya gatatu uyu mugabo yavuze ko Pamphile ngo yazaga kumutwarira umugore nyamara amakuru ambwira ko uyu mugabo yategererezaga umugore we aho imodoka ya Pamphile iramusiga akaba hari umugore yamuhamagaye atumpagurutse kwa Pamphile ngo ino ntegere ku muhanda untware muri quartier inshuro zose uwo mugabo yajyaga gutegereza umugore we hari abagabo rero badashaka ko abagore batunga agafaranga ashaka yuko niba akora ibiraha
akomeza gutungwa na ya mvange nayo idahagije y'ibiro 3 murarya muri 7, umugore yatunga amafaranga yazana agafuka k'umuceri, yazana akajerekani k'amavuta, yatangira guteka ifiriti, yajya kuri busheri yagura inyama, hari umuntu umuhaye ituro kuko yakoze umurimo w'Imana, umugabo agahindura imitekerereze, yego, agahita abona ko umugore yabaye ishyano, umugore yabaye akaga, yego, umugore yabaye mubi, yabona umugore ari kumwe n'abavugabutumwa agatangira kubarondoramo abagabo, yego, sibyo? Kuko mfite amakuru ko uyu mugabo yagize gucyara nikunguza, aravuga ati ngewe ati nta nubwo nzongera no kuryamana nawe, nkaho ari ibindi ubuze kubura umugabo ukikunguza ngo ntago nguzongera kuryamana n'umugore, ahubwo umugore nawe agakwiriye kuvuga ati ngewe nta nubwo, kuko umugore ntarongora, umugabo niwe urongora. yego, ubundi rero urongorwa niwe akwiriye kuvuga ati iyo serivisi yawe sinyikeneye, n'inyagasambura irarema, sibyo? muteze amatwi byose ni ibintu byabaye kuri Solange. Solange araceceka, akomeza gusenga. yego, Noneho kubera ko Solange yari umuhanuzi, kandi nimwitegereza ubutumwa bwa Solange n'ubuhanuzi bwe, ubundi ntabwo yagira igikundiro. Bibiliya ivuga ko Yesu atagombaga kugira igikundiro, yego, kubera ko urumva nko mu gihe byari bikomeye, Solange yagize gutya abarahanuye, aravuga ati kwa Gitwaza nta muntu n'umwe urimo ufite ubugingo. N'itorero rya EPR ryagombaga kumucira kari urutega, ryahise rivuga riti bitazamenyekana ko uyu muhanuzi avuze ko muri Zayoni akomoka iwacu. Kumutenga naho byaturutse, no umugabo ati yarananiye, no kumugira umunyakinyoma naho byaturutse. Peri yuririye kuri ubwo buhanuzi bwa Solange, sibyo? yego, burya ngewe hari igihe dutangira inkuru tukavuga, ariko tukavuga nshakisha noneho inkuru z'ubwino z'ukuri, yego, nkashakisha amakuru. Ibyo bintu byose byaragiye byikubita kuri Solange. yego, Solange biza kurangira akoze iki? Abwiye umugabo ko bagomba kwimuka, kuko mu bibazo Solange yari afite harimo na karitsiye. yego, Burya muri karitsiye winjiranyemo agafuka k'akawunga waguraga inusu, biramenyeka, abana baye mu gitondo bakarya umugati, n'ibirahase byose yabijyanaga. Abana saa sita bakabona iniforume, bambaye iniforume nziza, bakabona abana babonye ibikapu, basohotse bose bagiye kwiga bahetse ibikapu mu mugongo, yego, bakabona bujya muri karitsiye ushobora no gupfa utishwe n'amahiri kubera ko batinya ribu, ariko ukicwa noneho n'ibiki na supaguru, cyangwa ukicwa n'izindi mbaraga. Solange rero aravuga ati wa mugabo we rero, reka twimuke, kuko buriya kumwimura hari igihe wimura umuntu agahindura n'imitekerereze. Umugabo yigira gungubari, tigiye ntago mva muri karitsiye mazemo imyaka 30. yego, Solange aravuga ati noneho ngiye ntago tujya kure. Solange aragenda akodesha inzu, arayiyishyurira. ni umumama uba muri Amerika wayimwishyuriye, ariko ni Solange wayishyuye, okay, sawa, kuko yayanyujije kuri Solange. yego, aragenda arayishyura. Umugabo aza muri iyo nzu, ariko kuva umugabo yaza mu nzu, umugore yagize gute? Yakodesheje. Amakuru ufite nuko umugore atongeye no gusinzira, hari n'igihe yirariraga muri salo yisengera kubera amagambo y'umugabo, n'ikibazo cy'amabuye. Umugore aravuga ati noneho aho kugira ngo ukomeze unyite ikirara n'indaya, iyi nzu ujye uyishyura, wa mugabo we, hasigaye ibindi tubyihorera. Umugabo inzu igira ite? Iramunanira. Solange akavuga ati ukwezi kwageze, ishyura. Ngewe iyi nzu ntabwo ariyo ku rwego rwanjye, uretse niba atariyo ku rwego rwawe, wakwemeye ko ariyo ku rwego Imana idushyizemo tukayibamo. Nta nubwo nge nayibamo. Biza kurangira umugabo yanze itariyo ku rwego rwe ubwe, ayivuyemo ayisigamo Solange n'abana be. Ibaze ko ngo umugabo agere ku rwego abona ko ngo inzu ngo itari ku rwego rwe, kandi atari ugira gute uyishyura. Nibangire neza nigire nabi. Umugabo birangira agiye.
ngira amahirwe ko nta nimero ya Solange ngira muri telefone yanjye sindanavugana nawe. yego aya ni amakuru nikuriye indani. Umwana wa mama yarakubititse, icyo ni icya noneho birangira atabaye wa mugore w'indyarya nka babandi dufite yego bazi gutsinda igitego barariye ariko arubitiri ntagire gute ntacone bagashiduka urushyundura rwanyeganyeza. We ntabwo yabishoboye, akomeza kwiringira umwami Yesu ko azamutabara. Abantu rero bashinzwe gukoza abantu isoni baje bazikoreye Yesu ataragira gute atarahagera. Ariko reka twizere ko aho ari buzire, wenda nubwo amusanga mu gituro amazemo 4 aramuzura. hari amakuru avuga ko Solange nawe ashobora kuba hari ukuntu yikonegise. Arayuzi yikonegise gute? Jya hano nyine mu irimbi, jya hano mu irimbi nk'uko twabivuze. Yikonegita nyine ashobora kuba umugabo yaravuze ati ngiye ibi bintu ugiye gukora sinemeranywa nawe. ya mugabo aso ibyo nta ibintu umugabo kandi atanemera ko Solange ari umuhanuzi. Umugabo wa Solange yaravuze ati ibyo guhanura ko umugore wanjye simbizi. Ati cyo kora nzi ko ari umuntu wakundaga gusenga kuva ku wa mbere akageza ku cyumweru. Atahana impano yo kuvuga ngo rero ngo arabonye arumvise yaziye ntago mpazi. Kandi nagomba no kuhamenya kuko Imana ijya kugendera umuntu nica ku mugabo cyangwa ku mugore. Buriya ni ibyawe n'umugore ntabizi. Shifting. Noneho rero tugere kuri biza kurangira umugabo agiye. Tugere kuri ba Robert, ba Pamphile, ba Kimanuka, haryo undi nindera, ba Ngoboka. Noneho rero ngo ni kuba abantu bose bakoranye na Solange. Solange yahuye nacyo. Yego. Pamphile. Robert. Yego. Kimanuka. Ngoboka. Yego. Aba bantu bose bari bazi iyi mihanda ya YouTube. Yego. Banayizi neza. Baza amarimba arimo, bazi inzira zimanuka, baza amakorosi, baza amayesikariye, baza ahantu hari isoni, baza hari urubwa. Ibi bintu abantu mwari mubizi. Yego. Mwari muzi neza ikibazo Solange afite. Mubizi. Yego. Kuba rero aba bantu batarafashije Solange ngo bamugire inama makuru y'urugo rwe, ayazane mbere yuko Kariza ajya gushaka ikinyoma, ngo bayazane mbere kuko buriya iyo uhuye n'umwana wenda reka tubare ku mwana yamenaguye ibirahuri mu nzu yakoze ibintu bibi, ababyeyi bashaka kumucisha akanyafa akiruka. Iyo uhuye n'umwana ari kuboroga yiruka ugahita umutega mikoro kuko ati papa ni mubi yenda kunyica, n'ahantu wa mwana yasita yagiye kwiga yerekana ko ari se wa mukasino, n'ahantu wa mwana yahanutse mu gitari gusenya agakomereka aravuga ati dore n'ahantu mama yagize gute. Mama uzi ko hari umugabo n'umugore bigeze gukirana mu minsi yabuki bagisezerana, bakiranira mu cyumba nyine byandi by'abasheri. Noneho umwe muri bo aza kugwa kuri mare imukomeretsa mu rubavu. Nyuma y'imyaka 10 barashwanye mu rubanza, yerekanye igisebe ati ni murebe uko yangize. Sibyo kandi nyamara ni inkovu y'umuhodo. Murebe uko yangize. Iyo uhuye n'umwana rero uyu mwana ahita kwereka ibyago atejwe na se na nyina. Weho nk'umuntu mwakiri tubona ko ababyeyi ari abagome uza warakaye. Gishi ntidushobora kurebera ubwana mu rushako, niturebere n'ubwana mu mwuka, mu buryo bw'impano n'umuhamagaro. Ubona Solange ari kuri calibre na standard yo kuza kuba nyine yakorera hano muri iririmbi nk'uko twabivuze. Nyine Solange ubwe yivugiye ko ari Imana ihamwohereje. Yego. Sibyo? Iyo umuntu avuze atyo nge no comment. Uramureka. Ko Imana ikohereje ubwo yanavuze ko izamufasha. Sibyo? Yego. Icyo ni kimwe. Ubwo rero yari afite ubushobozi. Ahubwo amarembo yinjiriyemo Imana imutumye. Sibyo? Kuko rega uzarebe uwitwa Ntuza Nindera uriya wamizwe n'urufi ni Yona icyo yatinyaga yari amarembo y'intuza y'ineneve kuko habaga hari impu n'intumbi z'abahanuzi bishwe.
agahita kwepara ngo yabireba akavuga ati nanjye ngiye gupfa. Solange rero sibyo amarembo ya YouTube akiyinjiriramo navuze ko aba bantu mwe mwamusanganiye mwari mufite tugendane byishireka ngenda ndivugira abandi bose reka mere kuri Pamphile ubwe yavuze ko buretse Pamphile we yavuze ko iby'urugo rwa Solange yarabizi. Reka nge tuganire sibyo none weho iby'urugo rwa Solange ntiwari ubizi. Umbajije byiza ntabwo wari uzi ko uyu muntu utereka kuri kamera akavuga iby'Imana yamutumye ko arara mu nzu ye muri karitsiye ye n'umugabo we w'isezerano akaba bukwe kandi nta divorce bakoze. Ambo reka tugendane sibyo ndagusubiza nk'umunyamakuru ariko w'umukristo. Jewe Solange namumenye ahamaze kuba umusitari kuko nagiye gukorana nawe ikiganiro nyuma maze kuba umusitari musabye ikiganiro arakima. Ubwa mbere aza gukora ikiganiro yaje hano mukoresha ikiganiro kugeza izo saa sita narinze formation z'umuryango we. Mu minsi yashize nagiye kumukoresha ikiganiro ejo bundi nafunguye Prince Robert Rwanda ngezeyo sanga ari kumwe n'abana 5 n'umukameramani witwa Amani n'umukozi we. Bo dukora ikiganiro dusoje ndamubaza ari se papa w'abana ari he ngo musuhuze ansobanurira ko batakibana. Hanyuma deeply nge sinari kujya kwinjira mu buzima bw'umuntu n'undi ngo kuki mutabana byagenze gute sibyo tamwihorera ariko yari yambwiye ko umugabo batakibana bagiranye ibibazo. Rero nge Robert sinumvaga afite ubushobozi bwo kuza kubwira abantu kuri YouTube sibyo ngo Solange afitanye ikibazo n'umuryango nyine. Oya ngewe icyo mvuga nuko aba bantu mwe muri bakuru muranubatse sibyo kuba rero mutaricaranye na Solange ngo musesengure ikibazo afite nimurangiza mube mwahishurirwa mubone kariza mbere yuko a breaking iriya nkuru sibyo. Hari uburyo ugiyerekwa ugahita uvuga uti sibyo. Hari uburyo hari ibintu bita abantu bize physique hari ujya uvuga ngo iriya modoka iturutse hano sibyo iri buze nanjye mfite wenda ibuye n'indi tera ndi kureba imodoka kubera urugendo rirakora riraza kugera ku modoka itambutse ukaza gucunga ukaritera imbere y'imodoka wabaza iminota ku buryo imodoka nihagera ihuriramo. Ibyo nibyo bita physique. Cyangwa ukavuga uti iri buye ngiye kurishyira mu mazi nimara kurishyiramo harameneka amazi angana gutya reka manze nyagabanyeho sibyo nubwo ibuye atari amazi ariko riraza kumena amazi reka nyagabanyeho none nze kurishyira mu mazi. Ibyo bintu rero iyo vision nayo twagize sibyo ibyo bintu nibyo bari burebe bakareba uburyo bamukorera attack kugira ngo bakomeze guporoteza izina gusa are yarite nge nago ndi mu bantu bakoranye nawe by'akazi ka buri munsi. Reka nze nguha urugero umuntu witwa Mama Charlene yego yakoze ivuga butumwa muri ADP ariko bujya mbere yuko arikora yarabanje ajya ku isimbi yego sibyo aravuga ati ngewe urugo rwarananiye nacitse akaguru sibyo nacitse akaguru n'ukuboko cyangwa se ukuboko kwitwa umugabo kubera impamvu izi n'izi yego. Noneho abantu bahita bamwakira nk'umugore w'ibana avuga ko urushako rwamunaniye yego n'abashatse kumaza byinshi akavuga ati weho niba rwaraguhiriye komeza ugundire ariko ngiye umunsi kugira ngo mbeho ubuzima bwanjye bube buzima shobore no gusenga nuko nibera ngenyine. Ibyo bintu rero Solange yagombaga kubivuga akavuga ati ndashimira Imana ishimye ko mba ndi ngenyine kuko abari bukora inkuru bose nyuma twari kujya tuvuga ko ibyo bintu tubizi kwaba wenyine. Ubwo rero abantu b'inshuti za Solange ntabwo bamurebeye aho uru rusobe rushamikiye ku mugabo we avuga ko hari abagabo runaka sibyo
harimo uwitwa Mani n'undi witwa Paul niba ari Kimanuka simbizi kuko Kimanuka nawe yitwa Jean Paul ntabwo ari Kimanuka ntabwo ari Kimanuka sibyo bivuga ko bashobora kuba barambuye uriya mugabo umugore donc Solange yambaye kandi buriya abantu babiri umwe avuga n'undi akavuga ntiwamenya donc ubwo corroborating urebye mu maso y'uriya mugabo rwose ubona ko ibyo avuga atabeshya nk'uko turi kuganira sibyo kuko na verisiyo ya Solange kugeza iyi saha ntaraza kuyivuga tubanze dufatiriho ubwo ndi kukubaza nk'umunyamakuru iki kintu nagishamikiyeho n'ivugabutumwa ntiwacyumva neza ariko uyu munsi yari umuvugabutumwa bwiza none haje iki cyasha ndikankoresha inyiti cyasha arabihuza gute Solange se ubundi iyi nkuru itangazwa n'umugabo niyo mpamvu n'ababivuga bose nta rubanza bagize gute bafite sibyo kandi ubutumwa ubutumwa hari abantu njya mbona ko ndi umukozi w'Imana ngo 100% nta mukozi Imana 100% bibaho nta nubwo Imana bayikorera rega byinshi tujye tuvugisha niyo baba bayikorera ariko iyo wabaye umukozi w'umuntu runaka ntabwo waba uri umukozi w'100% kuko ubwe se ubwo yaba ari iki ubundi Imana ni 100% kugira ngo rero twebwe twitwe abatari Imana tugomba ari pourcentage zigomba kuba zituzuye yego ngo ndi umukozi Imana 100% ngo nibiki ubu nkongoreye ubutumwa nkabuguha ugatondeka abantu 10 hariya nawe ukabwongorera undi nundi akabwongorera undi ba bantu bahaye mikoro ngo bavugire rimwe ubutumwa nge nasanga ubwo butumwa butandukanye na message naguhaye wewe ibyo rero ni byerekana ngo ibyo uriya mugabo yavuze abantu bose iyo babivuga banabisesengura bongeramo ibindi icyo nicyo tugishyire ku ruhande icyaba abagabo rero bashinza Solange hari ikintu kimwe kimishurira ko ari ikinyoma Solange nta mwuka w'ubusambanyi waba umuriho niki buriya umugore w'umusambanyi iyo Solange agira umwuka w'ubusambanyi ntabwo uriya mugabo yari bwemeze ko abana 5 bose arabe sha biragoye yego kuburiya mugabo avuga ati abana banjye 5 bisobanuye ko Solange adafite uyu mwuka sibyo naho hantu haba harimo akabazo uriya mugabo ntabwo avuga ko yigeze afata Solange asambana ubu rero Robert ntabwo umugore wawe yaburana abagore nawe uri kuri YouTube uri umunyamasengesho uri umuhanuzi uri umwigisha iyo wiswe umukozi w'Imana muri theologie pastorale no mucyo bita dialogue pastorale bavuga yuko ingorane abapastoro bato duhura nazo harimo n'abagore gikundiro cy'abagore harimo n'abagore kuko bagufata ku rwego rusumba urwo bagakwiriye kugufataho hari umugore utagufata nka pasiteri gusa cyangwa umushumba unagufata nka musaza we abo nibo benshi nanjye njya mbona ugufata nka musaza we hari ugufata nk'inshuti ye kubera yuko ari mu myaka 30 nawe ufite 32 akagufata nk'inshuti ye yajya abwira ikiri ku mutima ibyo bintu byose rero iyo umuntu yamaze gufata nk'inshuti ye agutelefona igihe ashakiye iyo umuntu yagufashe nka musaza we aguhamagarira igihe ashakiye ibyo byose umugore wanjye cyangwa wawe abibonye ntiyabura ubutabona abagore mu buzima bwawe iyo uri n'umugore rero nka Solange w'umunyamasengesho abantu bashobora kwaturira abantu bashobora guha ibyifuzo abagabo abasore abantu bashaka gusenga bagendana nawe ntabwo mu buzima bwa Solange haburamo igitsina gabo ageze kuri uriya rwego iyo rero umuntu mwamaze gushwana umugore cyangwa umugabo ba bantu abona mu buzima bwawe agira undi mwanya abahagarikamo n'andi mazina bita kandi aba ari uburenganzira bwe ni intwaro yo kurwanisha cyangwa iturufu yo gukoresha kugira ngo agutsinde kandi watewe n'uru rukamera warukoresha kugira ngo utabare ubuzima bwawe ntacyo uburaramira iriya ntambara rero ni intambara umugore ugabo watangije reka niyo mpamvu ibyo ari gukoresha byose bifatwe nk'ibirwanisho byere gufatwa nk'ukuri kuko buri iyo bifatwa nk'ukuri ntabwo byanyura hariya nawe niba waciye kwa Kariza
ntawe iriya ni intambara iba itangiye kuri social media. Aje gusenya Solange Tiviti, aje gushenya ijambo ry'Imana, aje gusenya ya materaniro, aje gusenya bwa buhanuzi, sibyo zibiri ariya nama piki rero n'ibiposhoro byo gutiyura n'ibintu byose byo guhirika. Abakunda Solange rero bakora atake wenda nabo bahagarare batoya ibyo umaze gusenya rekeraho. Yego aye mutabara. Reka dusatire umusozo w'ikiganiro cyacu ariko nge nabwira abantu sibyo nzahora nabivuga iteka ryose nabo nzajya nganiriza nabo sibyo umuntu yiringira asa nawe niwiringira byishimo uzasana byishimo niwiringira Robert uzasana Robert niwiringira Solange uzasana Solange niwiringira Kristo uzasana Kristo sibyo ngenda nanga preference njye bwantu umuntu umva ashaka nibura gushaka banageramo ikirenge nakigere mu cya Kristo niyo bimunaniye basa gerageza kigere mu cya Paulo. Oya Paulo nta uri hereka. None se muri Yesu. Rega natwereka dushaka uburyo twaba Paulo. Yego. Shakisha Paulo muzima. Aho Paulo wapfuye se wamukura. Yego. Shaka Paulo muzima. Paulo muzima rero ni ntuza karite ye niyi. Dusoza akakana. Ese koko twemere ko YouTube nkuko abantu babivuga. Ubwo turi muri conclusion aririmbi koko mu byukuri oya ahantu hose rega bahashyingura ahantu hose habirimbi yego kuko mu bihugu byateye imbere hari aho bashyingura mu kirere ese nibuka ko no kurusengera b'imisaraba byo hari aho bashyingura mu kirere kuri za kiliziya Katolika irimbi riba riri hafi ya kiliziya ndetse nk'abapadiri banabahamba nk'aba musenyeri n'abandi bantu bakomeye bo babahamba no mu kiliziya ujya musenyeri bamba muri za piramide musenyeri ahitamo aho azashyingurwa kiliziya azashyingurwamo ntabwo ashobora gushyingurwa mu irimbi hanze ubwo ahantu hose rero habirimbi byategwa nuko abantu bahafata kandi mu irimbi nose musenyeri niba asingiwe mu kiliziya ashyinguwe mu kiliziya none se nka Rubangura yaravuze ko bazamushyingura muri rataje bagafatamo icyumba kimwe. Yego. Uretse ko nyuma nyine amaje gupfa abantu bakoze inama bavuga ati icyumba gikodeshwa miliyoni tujye kugiha umuntu hari amarimbi ya rusange birangira wenda babihinduye ariko urumva bari bumushyingure mu cyumba kimwe. Yego. Ahandi bakajya bahacururiza no muri YouTube ro hari abahacururiza hari abahamamariza hari abakora ibiki n'ibiki hari n'amarimbi nyine urumva se nk'umuntu nk'abantu bahakinira za porono nk'abantu baza kwamamaza ubusambanyi bafite ibishego n'ibindi ariko tuna breaking nkuru tukabwira none se ubu ngubu YouTube iyitabaho nibyo navuze Solange wenda uyu munsi hari abantu bamukunda bamuryamyeho ariko mwamubwiwe na YouTube mwamuryamyeho kwa YouTube sibyo niyo yamubakundishije ni nayije ko mubangisha sibyo se batewe bose babireba mwababwiwe na YouTube basabe mukunda ni YouTube yabazanye ni nayo ishobora no kuzabarangiza ubwo rero ntabwo bisobanuye ko kuba turi mu modoka kuba imodoka yarishe papa ntabwo bivuze ko ntatega imodoka kuba moto yarakwiciye umwana ntabwo bisobanura ko udatega moto sibyo buri muntu wese agomba gucunga umuzigo we n'urugendo rwe akarusengera umwami Imana akazarusohoza amahoro. Reka mfate umwanya mbashimire abantu mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro shimire na byishimo niba hari ikindi kibazo wumva ushaka kumubaza yake muri comment mubaze ndateka nitwongera guhura azagisubiza. Gishi wakoze kubana natwe. Murakoze cyane. Reka babwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom nawe utaha. Ciao ciao.